ntugacike intege bitewe n'amagambo y'abantu. Umuntu nakubwira ngo uri mubi uzamubwira ngo ndi mwiza asa na Yesu, kuko waremwe mu ishusho ry'Imana, waremwe mu ishusho rya bene we. Ntago ari we wakuremye, ni Imana yakuremye. Uzamubwira ngo ndi mwiza cyane kuko ndasa n'Imana. Umuntu nakubwira ngo ihengamye iminwa, uzamubwira ngo ihengamye nk'iya Yesu. Uzamubwira ati ni miya ihengamye ngo niya Yesu arahengamye kuko ngenda ishusho y'Imana. Umuntu nakubwira ngo ntacyo ushoboza, ngo ibyo shoboye ntuzapfa bigezeho. Umuntu nawe ngo ntagaciro ufite, uzamubwira ngo ndagafite, impamvu ngafite nuko Imana mwe ku rutonde rw'abapfa nkaba ndiho kubera ko ndi igishoro cy'Imana. Haleluya! Nje kukubwira ngo Uwiteka aje kwicaza ibyaguhagurukiye. Hari imbaraga zaguhagurukiye zizimya amayerekwa yawe, zizimya imitekerereze yawe, zizimya ubwenge bwawe, zizimya umuhamagaro wawe, zizimya imishinga yawe. Rera nje kukubwira ko Imana ije guhagurutsa imishinga yawe ikazamuka mu izina rya Yesu. Ubu harana bango nibwinabwirije amatiku ndamaze. Ubwo se Imana ni inuma zaza nkubwire. Hari imbaraga zaguhagurukiye zizimya amayerekwa yawe, zizimya iterambere, zizimya umuhamagaro. Wacurira ngo wacuriye nabi, waririmba ngo waririmbye nabi, wabwiriza ngo wabwirije nabi, ngo wabwirije ibyo wiganya abandi, wasirimba ngo warabyiga. Hari imbaraga zigucine. Komeza umukaturika ngo komeza inzira watangiye. Komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe. Ibintu byo kuguca intege ngo ntabwo ushoboye, ngo ntiwacuruza, ngo ntiwabona ibyangombwa, ngo ntiwabona visa. Turashima Imana ko urwo bagiye bacukura ku buzima bwawe, urwo bacukuye ku buzima bwawe. Iyo maza kuba ari bo Mana uba warapfuye, ariko uyu munsi kuko atari bo Mana uracyahumeka. Ntugacigwe intege n'abakurwanya. Bibiliya iravuze ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Yosefu baramurwanyije nigeze acika intege na gatoya, yakomeza kubaha Imana kwe kwamugejeje ku nzozi ze. Inzozi zaba bazazirwanya ariko ntago bazagushobora nshuti yanjye. Aya makuru yakire n'ayawe. Bantu barakurwanya uri umukobwa bakakuroga, mu gitondo ukabyuka ibihere byahagurutse. Bantu barakurwanya, ufite fiance mugaje mu gitondo yakwandika bati nta bigihari. Bantu barakurwanya, ufite rendezvous y'akazi mu gitondo bati ndavuga ni haguruka. Imana ishigikira uwahagurutse. Nta muntu Imana ishigikira utahagurutse. Ntuzaryama mu buriri ngo Imana ize, ntuzirwa wicaye ngo Imana ize. Iri jambo ntabwo ryakijyana kuri YouTube, ntabwo ijambo ryakijyana kuri TikTok, ntabwo uzagira agaciro utahagurutse. Ibikubwira ngo ryama muri ubwo buriri nibishaka ngo uzapfa uhagaze. Umuntu ukubwira ngo ryama azagukomeza gufasha. Ndakubwiye kura amaboko bufuko, hagurukana na Yesu muri kumwe. Mbwira umwana uvuga ni haguruka wa mwana w'umukobwa we, haguruka genda uje gushaka visa. Niba nta mafaranga ufite, ndashakisha ahantu mvana ni nkwerano mvana ngutwerera ariko cyane yo gushaka visa. Harateganya Tanzania gushaka visa. Hagezeyo akoze ikizami, hahita atsinda barayimuha. Harambwa ati barayimpaye mubyeyi. Hari abantu baduciye intege. Hari abantu baguciye intege ugiye gucuruza, baravuga ngo bene wanyu bose baracuruje barahombye. Hari abantu baguciye intege abanyefiance, baravuga ngo fiance wo ni igikara, ngo uzabyara abana b'ibikara, ureka gushingirwa n'usazi iwanyu. Hari abantu baguciye intege ugiye kubaka, barakubwira ngo amafaranga ufite ntiyakubaka inzu, ngo urayarya amandazi, uyarya ibishyimbo n'inyama, uyamara utubatse. Hari abantu baguciye intege bakubwira yuko nta gaciro uzagira, ntaho wagera, uhagarara aho ngaho. Va muri abo bantu, sohoka muri abo bantu, sohoka. Ndahanura ubuzima bwawe ngo sohoka muri abo bantu baguciye intege. Reko sohoka, sigabo. Muntu uguca intege mwijyana muri viziyo gutabara udafite sample. Wa mwana w'umukobwa nta kintu yatekerezaga,
nta kintu cyari kirimo. Ni kwa kundi umuntu yigirira impano, umuntu akagira ishaka ryo kwakira abantu, umuntu akagira umutima mwiza. Ntiyari yabikura, ariko wa mutima mwiza. Ubu dufite abantu bafite ubunebwe. Ntabwo Imana uzayibona mu bunebwe, ntibishoboka. Nushaka unyange, ntabwo Imana ushaka ibona mu bunebwe. Imana izagusanga aho wicaye, izagusanga uri kuryamye. Haguruka, nuhura n'umuntu uguca intege umubwire ati ntibivamo. Abashakana Imana umwete barayibona. Imana ugomba kuyishakana umwete ukayibona. Nimba ukeneye kuba uw'agaciro, nimba ukeneye gusubizwa, nimba ukeneye kuzura umwuka wera, nimba ukeneye kugira ijambo mu muryango, nimba ukeneye kugira ahazaza heza, hagurukana na Yesu, wirukana ubunebwe, wirukane n'abantu baguca intege. Nimba ukeneye kugira agaciro mu muryango wawe, nimba ukeneye kugira agaciro mu gihugu cyawe, hagurukana na Yesu. Yesu azabana. Ufite abantu baguciye intege, baguciye intege mu kazi, baguciye intege mu rubyaro, baguciye intege muri bizinesi, baguciye intege mu murimo w'Imana. Ufite abantu bakurwanyije, bakubuza gushaka. Ubere ku wa mbere bakubuza gushaka, ubere ku wa kabiri bakubuza gushaka, ubere ku wa gatatu bakubuza gushaka. Nibo bazakurongora se? Ufite abantu baguciye intege, bavuga ko kwiga bidashoboka. Ya baba bareke, hagurukana na Yesu wige. Haleluya! Kambwira, tuvuga ibintu twabonye, tuvuga ibintu twabonye. Iyo tubabwira Imana niyo tuba twarabonye. Mfite umuntu wabwiye ngo najya kwiga afite amafaranga 30,000. Ndamubwiye na wiyandikishe muri kaminuza. Harambwira ati mukozi Imana njya kwisha muri kaminuza nzayishobora. Amafaranga afite 30,000. Ndamubwira ufite kwizera. Haramwe nabo nabwira Imana ishikira umuntu wizeye kandi agashyira mu byo wizeye. Hagurukana 30 yawe. Ndamubwira 30 ari mwiki. Harambwira ati 30 arimo kwiyandikisha akagwana n'ikarita y'ishuri. Ndamubwira wiyandikishe uvana n'ikarita munduze dusenza uzaza ngusenge. Haragidari yandikisha. Avuyeyo Imana ihagurutse umuntu. Mwamenye ibivariable. Ubu tuvugana ari gukora igitabo. Hari kwandika igitabo. Haragize kaminuza. Ntabwo Imana izagutabara utahagurutse. Banyarwanda, banyu ba diaspora, abantu munkurikiye, Imana itabara umuntu wahagurutse. Ntabwo Imana izaguhije utahagurutse. Ntabwo Imana izaguha umwuka wera utahagurutse. Ntabwo Imana izaguha akazi utahagurutse. Ntabwo Imana izakugira umukozi wawe utahagurutse. Ntabwo Imana izakugira umucuruzi utahagurutse. Eliraza enebo nukuroga nawe arahaguruka akajya Tanzania kubushaka. Nukuroga yambara imyenda akambara ubusa kararacuragura mu nzu inyuma y'inzu yawe. Ntabwo aroga aryamye. Oya. Ntabwo Imana izaguhera umugabo agakiza utahagurutse. Ntabwo Imana yahindura umudamu utahagurutse. Biragushaka guhaguruka ugashaka Imana mu nzozi zawe. Ikintu cyose cyiza ukigeraho wahagurutse. Nta muntu wambwira diplome yasanze muri salo yicaye iwe bakayimuzanira. Nta muntu wabaye generali atabikoreye. Nta muntu wabaye dogiteri atabikoreye. Elena Uwiteka kuntu niho nkubwire ngo ibiguca intege Uwiteka byambuye intebe. Uwiteka guhaye intebe. Ibyaguciriye mu buzima bwawe bisezerere. Iki ni igihe cyo kugira ngo Uwiteka ahindura amateka yawe. Twongeye kubaha ikaze nshuti abadukurikiye, nshuti za gusengerwa mwese. Umugisha w'Imana ubabeho kandi Uwiteka bishimire. Uwiteka yishimire ubuzima bwawe, Uwiteka yishimire abana bawe, Uwiteka yishimire ibyo uri gukora. Cyo kwa nimba ari bibi ubivamo mu izina rya Yesu, kuko ibi ntabwo yabyishimira wapi. Bisaba ngo usabe Uwiteka. Uwiteka akunda ko umuntu aba mu byiza. Rero nukora ibyiza uzemerwa. Niyo mpamvu uze ngo n'abadukurikiye kuri TikTok namwe tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana ubabeho mu izina rya Yesu, kandi imbaraga z'Imana zibabeho. Muhure na Yesu, kuko wahuye na Yesu ahindurirwa ubuzima. Rero ndabaha ikaze, kandi nawe ushaka kugira umuntu utumira ukamutumira muri kano kanya, kandi yagira umugisha ku Uwiteka. Imana ni nziza, Imana ishoboye byose, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware. Turashimira abantu babona channel, babona ijambo ry'Imana ko gusengerwa, bagakora subscribe, babona ijambo ry'Imana bagakora share, bagafata umwanya ndetse bakanatumira n'abantu. Mwese ndavuze ngo
Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Muri abantu b'umumaro kandi Imana ibagirire neza. Uwiteka akomeze abarebe neza, abishimire mu izina rya Yesu. Uyu munsi turaza kuvuga ku bintu bitandukanye kandi byakugira umumaro. Nushaka urarike umuntu inshuti yawe, umurarike aze tubane muri kano kanya. Nubona ndebye hano ku ruhande umenye ngo ndi kureba kuri TikTok, kuko TikTok iri live, niyo mpamvu urajya ubona ndi kuhareba, ntuze kugira ngo no kurangara. Wowe dukurikiye kuri YouTube ntuze kugira ngo no kurangara. Rero uhabwe umugisha kandi ureke ukingura umutima wawe, wemerere Kristo aze abe mu buzima bwawe, wemere Kristo aze atume mu buzima bwawe. Hari icyo Imana yakora muri wowe, hari icyo Imana yakora mu muryango wawe, ariko TikTok ndasa n'uyihindura kugira ngo bimere neza. Ndabona icyiza ariko nabigenza gutya, ndabona ari byo byaba byiza kurushaho. Okay, niho ndabyamba bareba neza. Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana rirabohora, ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana rivura ibikomere, ijambo ry'Imana rikura abantu mu ruzerero, ijambo ry'Imana ryabayeho tutarabaho. Buriya ubeshejweho n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ridahari isi yagira ibibazo. Ijambo ry'Imana turibonamo ihumure, ijambo ry'Imana turibonamo ubuzima butandukanye muri Kristo Yesu. Reka dusenge rero dutangiye muri kano kanya. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose. Turasenze ngo uyu mwanya uzubane natwe, ubane n'ababyeyi, ubane n'abagabo, ubane n'abasore, ubane n'abakobwa, ubane na buri muntu wese tugiye guterana, umuntu wese tugiye kubana muri kano kanya. Imbaraga zawe zimube hafi, umwuka wera amube hafi, igitinyiro cy'Imana kimube hafi. Ndasenze kugira ngo uze mwami udushigikire. Mwami, muri izi mpera z'umwaka, reka umuntu wese ugize ishaka ryo kuba muri uyu mwanya ahure nawe, imbaraga z'Imana zimubeho mu izina rya Kristo wa Nazareti. Ndasenge umunsi dukurikiye kuri TikTok, udukurikiye kuri YouTube, reka kugira ngo buri muntu wese ahemburwe n'ijambo ryawe, imbaraga z'Imana zimubeho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha. TikTok yacu ni Prophet Werayisi, hanyuma YouTube yacu mwibara dufite ni gusengarwa. Rero dukeneye wenda uri kuri TikTok utazi channel yacu ni gusengarwa, wajyaho ugakora subscribe, ukajyaho ukiyandikisha, ukajya udukurikira buri munsi mu ijambo ry'Imana, ko Umwuka w'Imana agenda adushoboza. Ndashimira abantu mugarutse, twabanye ejo mu gahe gato kandi twagize ibihe byiza, twabonye ibihe byiza, twarasenze twumva Imana. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana rifite intego rivuga ngo Imana icecekeshe ibyaguhagurukiye. Reka mbwire umuntu wese nkurikiye ngo Imana icecekeshe ibyaguhagurukiye. Nta wundi muntu ubasha kuzimya umuriro, ni Imana yonyine. Imana icecekeshe ibyaguhagurukiye mu izina rya Yesu. Ni ibiki byaguhagurukiye? Kuki biguhagurukira ubundi? Haba hari impamvu itumye biguhagurukira. Ariko intego y'ijambo ry'Imana uyu munsi iravuze ngo Imana icecekeshe ibyaguhagurukiye. Turasoma ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 68. Ni Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni indirimbo ya Dawidi yitwa Zaburi. Duhera ku murongo waho wa kabiri, hari ijambo rivuga ngo Imana izahaguruka abanzi bayo batatane, kandi abayanga bazahunga mu maso hayo. Nk'uko umwotsi utumuka niko uzabatumura, nk'uko ibimamara biyagira imbere y'umuriro niko abanyamahanga bazarimbuka imbere y'Imana. Kandi handitse ngo ariko abakiranutsi bazanezerwa
bazishimira imbere y'Imana, ni koko bazishima ibyishimo. Intego y'ijambo iravuga ngo Imana icecekeshe ibyaguhagurukiye. Mu buzima umuntu wese ugamije gukora ibyiza agira abantu bamukunda, akagira n'abamuhagurukira. Namwe mwarabibonye, igihe cyose uzaba ufite impano, ufite ubushake, ufite aho ushaka kugera, uzahura n'ibintu biguhagurukira, uzahura n'imijugujugu, uzahura n'abacanege, uzahura n'abagambanyi, uzahura n'abanyamashari, uzahura n'abatifuza kubaho, uzahura n'abatifuza gutera imbere. Ariko mu ijuru dufite Imana ijya icecekesha ibintu bihagurukira umuntu. Reka mvuge ngo Imana icecekeshe ibyaguhagurukiye. Reka nkubwire, nta muntu wakurwanya udafite icyo uri gukora cyangwa se udafite inzozi z'ibyiza. Nta muntu n'umwe wakurwanya. Umuntu abona wirirwa uryamye nta mpamvu yo kukurwanya. Impamvu abantu bakurwanya nuko bari kubona ko ufite ishaka kandi ufite aho ufite ushaka kugera. Nubona umuntu abantu bamurwanya, uyu muntu urwanwa nuko hari icyo bari kumubonamo. Reka nkubwire, na Satani ntago Satani yarwanya umunebwe amushakaho ikize. Satani yarwanya umunyabitotsi, Satani yarwanya umuntu uri wasinziriye, Satani arwanya umuntu abona ko ari umukozi, afite ivugabutumwa, afite inzozi, afite ahantu ashaka kuzageza abantu b'Imana. Ariko ndavuze ngo Imana icecekeshe ibyaguhagurukiye. Niba hari umuntu muri kumwe mwicaranye, umubwire ngo Imana icecekeshe ibyamuhagurukiye mu izina rya Yesu. Iyi Imana ihagurutse ikaza mu kibazo cy'umuntu, ikikora icecekesha ibyahagurukiye umuntu. Gusenga ni byiza, ndabikunda cyane. Imana icecekeshe ibyaguhagurukiye inshuti yanjye. Bibiliya iravuze ngo Imana yacu izahaguruka abanzi bayo batatane, kandi abayanga bazahunga mu maso hayo. Imana ihaguruke mu byawe. Ntabwo Imana ihaguruka hatabaye ikibazo. Diyodo, ni Imana ihaguruke. Imana ihaguruka hari ibintu byahagurutse bigahagurukira kukubuza amahoro. Wawe usenga Imana ikabihagurukira, ikabitumura nk'uko umwotsi utumuka. Imana icecekeshe ibyaguhagurukiye. Hari ibintu maze iminsi iyo umuntu asenga ukanatekereza ukareba n'iri mu isi, abantu barwanya umuntu ufite inzozi, abantu barwanya umuntu ufite ibitekerezo, abantu barwanya umuntu ufite ishaka, abantu barwanya. Kuki abantu barwanya umuntu ufite ishaka? Noneho abantu barwanya n'umuntu ufite, nasanze n'abantu barwanya umuntu ufite ubwenge. Ese ubugira ngo uba wibwira ko uzafata ubwonko bukavidura ibimurimo bikajya mu mutwe wawe? Ntibizakunda. Isunga umukiza ukomeye niyo wagukora ku bwonko nawe ugatekereza neza. Naho kurwanya umuntu ufite inzozi z'ahazagera, kumurwanya ni ukumubwira ngo kurushaho gukora. Ntabwo ushaka kurwanya umuntu ufite iyerekwa, ufite inzozi. Wowe nkurikiye kuri TikTok, nimba hari ikintu Imana avuganye nawe, nta muntu n'umwe uzahagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nta muntu n'umwe wahagarika inzozi zawe. Nta muntu n'umwe wahagarika uburenganzira bwawe. Ikintu Imana yavuganye nawe igomba kugisohoza. Bimwe mu bintu rero bizakubwira ko uri umumaro. Hari ibintu birindwi bizakubwira ko uri umumaro. Icyambere, uzagira abantu bakurwanya mu mitekerereze yawe, mu mahitamo yawe. Uzagira abantu bakurwanya, bizaguhishurire ko uri umuntu w'umumaro. Igihe cyose uzaba utagira abantu bakurwanya, ntabwo uzabura umumaro. Umuntu wese w'umumaro agira abamurwanya, ariko nanone akagira n'amaboko amushyigikira, akagira amaboko y'Imana. Imana igahagurutsa na ba Simoni bakaza bakamufata amaboko bakamutwaza umusaraba.
cyo ni icyambere. Nubona umuntu abantu bari kumurwanya ukabona abantu bafite ishari, uzamenye yuko uyu muntu azaba udasanzwe. Kuki Yesu bamurwanyije? Yesu bamurwanyije kuko barabona bakabona ni umwami uzaza agahindura ibintu. Baramurwanyije, baramurwanya, baramwanga, baramugambanira. Kuki bamurwanyije? Babonaga azaba umwami w'abayuda, azaba umwami w'abami, azaba byose. Baramurwanya, ariko abamurwanyije baba barageze ku ntego. Nta muntu arwanyije Yesu ngo amutsinde. Nta muntu uzakurwanya uri kumwe n'Imana ngo agushobore. Ntibizakunda. Yesu baramurwanyije, bigiraho naho byatamati tubabambire nde. Baravuga ati mu mubambu witwa umwami, mubambu uwo nguwo mwami ari baramurwanya. Bari kurwanya ikimurimo, bari kurwanya ibitangaza ari gukora, bari kurwanya aruhura, bari kurwanya abakiza, bari kurwanya ababona ubuzima, bari kurwanya. Igihe cyose uzaba mu buzima bwo gukunda Imana, uzagira abantu baguhiga, uzagira abantu bakurwanya, uzagira abantu barwanya amahitamo yawe. Ariko ngo nkubwire, Yesu nawe aba ari hafi ya kujya ngakurwanirira. Umwami Yesu aba ari hafi kugira ngo ahindure ubuzima bwawe. Icyama ngo uyu mugoroba umwami Yesu agutera inkunga mu izina rya Yesu. Hari igihe abantu barwanya umuntu bakamurwanyiriza mu nzozi ze, bakamurwanyiriza mu byo akora, bakamurwanyiriza mu muryango, bakamurwanyiriza muri famiye. Abantu bakakurwanya, abantu bakara badasinzira bari kukurwanya, abantu ntibaryama bakurwanya. Ariko bakamubwira, kurwanya umuntu Imana yavuzeho ntibikunda. Tiyodoni, niba ari abantu bakurwanya, bagiye gutuma Imana igutabara vuba vuba. Wakaci banuzi Diyodoni, nakiriye mu izina rya Yesu. Niba hari abantu bakurwanya Diyodoni, bagiye gutuma Imana igutabara. Babyakiriye? Nabyakiriye mu izina rya Yesu. Niba hari abantu bakurwanya, barwanya umuhamagaro wawe, barwanya ivugabutumwa ryawe, bagiye gutuma Imana iguta. Niba hari abantu barwanya impano yawe, impano yo nimba ari yo kwandika, nimba ari impano yo kuvuga bya bindi by'abanyamakuru, ukafutana kurwanya, niko kuzamuka kwawe. Nutarwanwa ntuzazamuka, nutarwanwa ntuzagaragara. Nta muntu wagaragara batakurwanyije ukagaragara. Yesu yabaye umusitari se kubera iki? Baramurwanyije, aramenyekana, baravuga ngo wa mwami w'abayuda yavutse. Je kukubwira ngo ibikurwanya byose ntabwo bizagushobora. Ibikurwanya ntibizashobora amahitamo yawe, ibikurwanya ntibizashobora inzozi zawe. Ibikurwanya Imana izabirwanya, ibikurwanya Imana izabikubita ibyegezeyo. Imana ishimwe. Ibikurwanya Imana izabyirukana, ibikurwanya Imana izabibuza amahoro, ibikurwanya Imana izabyegezayo, ibirwanyizo za Imana izabyegezayo, ibikurwanya mu kazi Imana izegezayo. Ikikubwira rero ko uri umumaro, icyamba abantu barakurwanya nyine, bakarwanya imitekerereze yawe, bakarwanya inzozi zawe. Icya kabiri, hari abantu barwanya umuntu bamuziza ko nuko asa. Bakakurwanya bakuziza ukuntu usa byonyine, bakakurwanyiriza icyo ngicyo. Ukuntu asa, umuntu akamurwanyiriza ukuntu asa gusa, ngo gusa n'inzobe, ngo ivyo. Nimba ari Imana yaguhaye ubwiza bwa, izakomeza kubuguha. Nta muntu uzakwambura ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Hari umuntu urwanyiza umuntu, akamurwanyiriza, akamurwanya amuziza uko aberwa.
bakakuzinga bakaroga imyenda n'umuntu uzakomeza uberwe kuberwa n'Imana ibitanga. Imana ihaguruke itatanye imigambi ya Satani. Ibikurwanya Uwiteka aje kubyambura intebe, aje kubyambura agaciro mu buzima bwawe. Hari umuntu ukurwanya akakurwanya bitewe n'inzozi zawe ufite. Yosefu bamurwanyije kubera inzozi ze. Yari afite inzozi. Abavandimwe baramurwanya bati tuzashaka uburyo tumuhenenge niba ngombwa tumujugunye mu rwobo. Tureo byo twabagwa ihene dujyane tubeshabeshe muzehe tumubeshe tumubwire ko inyamaswa zariye Yosefu barabitekenika baranabikora kandi umusaza arabyemera bakora ikiriyo cy'ihene. Umusaza agira ngo Yosefu yapfuye. Musaza ari yacyatma bamuzanira amaraso bazana bati dore yagiye. Hari abantu bakurwanya bakakurwanya bakanatanga n'amatangazo bakanaba ko wapfuye kandi ukiri muzima. Rero umuntu kubika akabati yapfuye byarangiye yapfuye. Imana ikurinde mwena. Turashima Imana ko urwo bagiye bacukura ku buzima bwawe. Urwo bacukuye ku buzima bwawe iyo maza kuba ari bo Mana uba warapfuye. Ariko uyu munsi kuko atari bo Mana uracyahumeka. Ntugacigwe intege n'abakurwanya. Bibiliya iravuze ngo nuko ari byiza ntuzemerwa. Yosefu baramurwanyije nigeze acika intege na gatoya. Yakomeza kubaha Imana kwe kwamugejeje ku nzozi ze. Inzozi zaba bazazirwanya ariko ntago bazagushobora nshuti yanjye. Aya makuru yakire na yawe. Bantu barakurwanya uri umukobwa bakakuroga mu gitondo ukabyuka ibihe byahagurutse. Bantu barakurwanya ufite fiyanse mugaje mu gitondo yakwandika bati nta bigihari. Bantu barakurwanya ufite randevu y'akazi mu gitondo bavuga ati ntagwanya inda bakayikuzingiraho. Hari umubyeyi akagushima Imana ku rusengero wacu inda yimazeho umwaka wose. Ndashaka kuzamutumira akaza gatanga ubuhamya. Inda yimazeho umwaka wose namunyumvire. Aho ko mvuze imyaka mike we yavuze imyaka 4. Yavuze imyaka mike yavuze imyaka 4 yashinye imbere mu rusengero imbere y'abantu. Imyaka 4 utwite. Bari kurwanya umwana uzavuka ariko kubera ko yaravuganye n'Imana yarabyaye. Abantu barakurwanyije ngo bareke ko watoragura amashashi ariko ntago wayatoraguye. Na n'uyu munsi Yesu aracyari kumwe nawe. Imbaraga z'abantu ntabwo zishobora kuvuguruza imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Lela ene kosi kadrefai. Imbaraga z'Imana zimira izindi imbaraga zose zirwanya umuntu uwo ari we wese. Ndatangariza umuntu wese unkurikiye ko hari Imana ije kumurwanirira. Amaboko y'abantu ntago yakuramiye ariko ay'Imana aje kukuramira nshuti y'Imana. Nushaka umpera Imana icyubahiro. Shaka uzamura ikiganza uhereza Imana icyubahiro. Umuntu arakurwanya umuntu akamara umuntu akagenda akamara imyaka 4 arikunda. Umuntu akamara imyaka 4 arikunda atarabyara kugira ngo wihebe, kugira ngo nabana ngo ujye kwa muganga baganga bavuga ati uyu mwana yasaziye mu nda ntabiho. Ariko yari umugambi w'Imana havuka umuntu yaravutse. Abarwanyije Yosefu baramushoboye. Barwanyaga ibyishimo bya Yosefu, bakarwanya amasezerano ye, bakarwanya uburyo yarose imiba y'abandi ikubita hasi ugasigara uhagaze. Bakavuga ati akagahungu kazadukirana, reka turyo tukica. Reka nkubwire abantu bari kukurwanya nibashyira agapira hasi. Niba baravuganye n'Imana, Imana izagutabara. Imana izabana nawe. Abarwanije Morodekayi ntago babigizeho.
nta muntu warwana kurusha Hamani yari umunyeshari. Imana ikwina umunyeshari mu izina rya Yesu. Nimba hari ibintu baho n'umukugira umuntu umunyeshari, Hamani yagiraga ishari. Umuntu wagiraga ishaka ishari n'umuntu uba kwirembo kandi ari igisonga cy'umwami akagira ishari. Hamani yagize ishari, agira ishari, ajyana n'uho agira ishari n'umwami, amugira ishari. Aravuga ati iriya mpeta y'umwami nkwiye kuyambara, iriya kanzu nkwiye kuyambara, iriya farashi agenda nkwiye kuzayigenderaho. Umuntu ukurwanya ntabwo azahagarika umugambi Imana ku buzima bwawe. Umuntu arakurwanya akagupfobya, umuntu akakurwanya akavuga uko utari, umuntu arakurwanya akaravuga uburyo ntakishoboye, umuntu arakurwanya mu kazi, umuntu akakurwanya akagusobanura. Umuntu arakurwanya akarara ari wari guteranya, ariko kuko Imana yavuganye nawe, Imana igakomeza ikakuramira. Abantu Imana yarwaniriye bikomeye, abantu Imana yagiye irwanirira, babarwanyije Imana ikabarwanira. Mwamereye Imana icyubahiro. Barakurwanyije, urambagiza bakurwanya, ushaka fiance bakurwanya, baravuga ati ntago azamutunga, nta kintu azamutungisha, none uramutunze, na n'umunsi barakurwanya ataba yabyaye bazicwa n'inzara, none bari kwiga. Umva nkubwira, abantu bakurwanya bashize agapira hasi. Umuntu arakurwanya akakurwanya. Umuntu arakurwanya wakambara igitinya ati nicyo bamuhaye, wakambara agashati keza ati nako bamukuburiye, wakambara agakoti ati nako bamuhaye, wakambara agakoti ati bamukuburiye, ati nta kintu cyamuvaho. Reka nkubwire, uzakomeza ubadepase, inzozi zawe zizasohora. Nta muntu ushobora guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Nasenga n'umwana w'umukobwa baramurwanya, bica ubukwe bwa mbere, bica ubwa kabiri, bica ubwa gatatu, yabona fiance bakanyatura umwana w'umukobwa ati yarwaye amavunja, amara igihe arwaye amavunja, ati igihe kigira amavunja akamufata, akajya no mu nzara hose no mu ntoki akageramo, abantu bakamusabya akicara akabatubara. Ariko ibi ni ibiki biri kumba umuntu w'Imana? Ndamubwira ntihangane, kwihangana kutera kunesha, kandi ikikubwira ko udasanzwe nabakurwanya. Umuntu akurwanya yaramaze kubona inzozi zawe, yaramaze kubona yuko byanga byakunda uzagira ku mahitamo yawe. Icyo uzaba cyo nicyo barwanya. Ntibarwanya bo, bari kurwanya icyo uzaba cyo. Bari kurwanya umuhamagaro, bari kurwanya amahitamo meza, bari kurwanya inzozi ufite, bari kurwanya agaciro Imana yaguhaye, bari kurwanya ubwenge Imana yaguhaye. Ariko nta muntu n'umwe warwanya ubushake bw'Imana mu buzima bwawe. Abantu umukobwa baramurwanya, no fiance araza wanyuma batirimo wanyu bwose Imana haraza baramurwanya, bamushyira utugambo, baramuvuga nk'amaze imyaka myinshi ngo ntakazagira. Uzi ko umuntu akuvuga akajya gushaka n'ahantu uvuka akakuvuga, umuntu akajya gushaka n'ahantu warambagirije akajya kukuvugayo, akavuye mu rugo kamyo bimujyana, baramuvuga kuko umukobwa aramubenga. Umufiance wa gatanu aragenda. Turasenga, reka umbwire komeza usenge. Nimba uko n'umuntu ngo komeza usenge, amasengesho ntabwo abora. Ejo narabwiye ngo Imana ikuzamurira ibyishimo, n'umugozi wo ngo Imana ikuzamurire ibyishimo. Wowe nkurikiye kuri YouTube, wowe nkurikiye kuri TikTok, Imana ikuzamurira ibyishimo abagome barabiguhishe, ariko Imana ibizamura. Turasenga n'umwana w'umukobwa, turasenga twinginga Imana igira guca, imuterura umufiance mwiza w'umuzungu muri Amerika. Araza atega indege, araza barakundana, amenyekanira kuri Facebook, araza aramurambagiza. Hari igihe bazakurwanya rwanda umunyafurika, haze utuma n'ururimi rwabo. haza umuzungu araza aramurambagiza, bati ndagutwara. Harabwati weralizisengera, no birarangiye, no namubwira umuzungu ntiyumva amabwire. Inshuti yanjye barahura nawe he, ndabwira mpfa mushakira hoteli nziza, apartment nziza yo kuryamamo. Umuzungu nta urinjirayo, nta mubwire, ntibaramenya kwa se wabo, ntamenya. Imana ntabwo izakuburira inzira. Haleluya! Imana ntizakuburira inzira. Ibyo mvuga nanjye byambayeho. Ndambagiza madamu barandwanyije,
abantu barandwaye barasobanura ko adatabukwe n'umutwe barasobanura bye abantu barakurwanya bakagusobanura bakakuvuga uburyo nta kintu uzamara kandi mu ijuru Imana yarapanze ko hari icyo uzamara uruwa agaciro wo nkurikira agaciro kurakurikira mwakima nta muntu n'umwe udashobora nta muntu umwe utagize ikintu amaze umuntu wese afite umumaro nubwo wakisuzugura Kristo muri kumwe numenye Imana izahindura ubuzima bwawe mukobwa wawe na fiancé w'umuzungu bashakishe kuntu bazamugeraho biranga baratekinika biranga bashakisha ahantu ashikira barahabura baratekinika biranga muzungu araza asiga ibintu byose arasaba arakwa ibintu byose asubira iwabo aravanza agaruka nje muri mariage batekinika bashakisha emeri barayibura abakurwanya bazi yuko bari kukudindiza ntibazi ko bari kugusunikira ku masezerano aremereye uyu urwanya umuntu uri kumwe n'Imana wibwira kuri kumutaba ariko buri muramuzamura mu rundi rwego uko murwanya ni ko Imana irusha kumutunganyiriza meza mu maso y'abanzi Dawidi iyo batamurwanya ntago abaraba umwami wa Isirayeli ariko kubera kurwanya Dawidi bamurwanyije byatumye Imana imuhine mu muntu wese atapfa kwicaraho niba bari kukurwanya Imana izagushakira intebe abanzi batazigira bageraho bazenda basaza batagezeho Yesu umwami todo niwe hari abantu Imana ije kurwanirira nawe urimo Imana ishimwe musunga aragaruka araza akora mariage nziza turayitaha dushyiranga amakote dutaha ubukwe twishimye twuzura umwuka wera none bakajya kwa paseri nimuzabashingire unosura muzungu yazanye ibyangombwa abazungu nibakizwa urunwa abantu bagira urunwa abantu baravuga ntugaha agaciro amagambo y'abantu uzaha agaciro ibikorwa byawe bizima magambo y'abantu akazakuvana ku mwanzuro wawe mwiza ntugacike intege bitewe n'amagambo y'abantu umuntu nakubwira ngo ni mubi uzamubwira ngo ndi mwiza asa na Yesu kuko waremwe mu ishusho ry'Imana waremwe mu ishusho rya bene we ntago ari we wakuremye ni Imana yakuremye uzamubwira ngo ndi mwiza cyane kuko ndasa n'Imana umuntu nakubwira ngo ihengamye iminwa uzamubwira ngo ihengamye nk'iya Yesu uzamubwira ati ni miya ihengamye ngo niya Yesu arahengamye kuko nge ni ishusho y'Imana umuntu nakubwira ngo ntacyo ushoboza ngo ibyo shoboye ntuzapfa bigezeho umuntu nawe ngo nagaciro ufite uzamubwira ngo ndagafite impamvu ngafite nuko Imana mwe ku rutonde rw'abapfa nkaba ndiho kubera ko ndi igishoro cy'Imana. Haleluya! Nje kukubwira ngo Uwiteka aje kwicaza ibyaguhagurukiye. Hari imbaraga zaguhagurukiye zizimya amayerekwa yawe, zizimya imitekerereze yawe, zizimya ubwenge bwawe, zizimya umuhamagaro wawe, zizimya imishinga yawe. Rela nje kukubwira ko Imana ije guhagurutsa imishinga yawe ikazamuka mu izina rya Yesu. Ubu harana bangu nibwi nabwirije amatiku ndamaze. Ubwo se Imana ni inuma zaza nkubwire. Hari imbaraga zaguhagurukiye zizimya amayerekwa yawe, zizimya iterambere, zizimya umuhamagaro, wacurira ngo wacuriye nabi, waririmba ngo waririmbye nabi, wabwiriza ngo wabwirije nabi, ngo wabwirije ibyo wiganya abandi, wasirimba ngo warabyiga. Hari imbaraga zigucine. Komeza umukaturika yenge ngo komeza inzira watangiye. Komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Ibintu byo kuguca intege ngo ntabwo ushoboye, ngo ntiwacuruza, ngo ntiwabona ibyangombwa, ngo ntiwabona visa. Ndigeze senga n'umwana w'umukobwa ndahizika nk'uri wasanga no bari live ari kunyumva. Hari hanze umuntu numugena guwe neza Imana urugo rw'izama. Umuryango umucinege dufite abantu bacinege abantu abandi mu nzu kandi nta muntu uzagucinege. Umuntu wese azagucinege mu byiza. Abantu nubona gucinege uzamenye ko ibyo ukora ari byiza. Haba harimo n'agashyari, habona kajaruzi kari aho ngaho.
none bamuca intege baramubwira ntabwo uzabona visa ariko ntabwo ngo nagazabona visa niyo bayitanga ariko nawe baramubwira ntabwo uzabona visa ntayo uzigera ubona mu muryango nta twabonye yicaruke ayo mafaranga yirire bamuca intege abivamo koko ariko umwana agira ubwenge ndakwifuza kugira ubwenge nk'ubw'umwana w'umukobwa agira ubwenge arankurikiye akoze mariage ubundi agira ubwenge bati kongeye kubaza umubyeyi wanjye mu gakiza niba udafite umuntu ugukurikirana mu by'umwuka ni kazi kawe uzahura n'abayobe bazakudindiza abantu ntago badindijwe n'ibindi badindijwe n'abayobe iyo wahuye n'umuyobe uradindira mani kwine guhura n'umuzima murutwa n'umuzimu nta kintu wazamukuraho bana araza arambaza ati nari nifite gahunda yo gushaka visa none baciye intege n'amafaranga nyarye ibintu byose banabivuye ndavuga ntihaguruka Imana ishigikira uwahagurutse nta muntu Imana ishigikira utahagurutse ntuzaryama mu buriri ngo Imana ize ntuzirwa wicaye ngo Imana ize iri jambo ntabwo ryakijyana kuri YouTube ntabwo iri jambo ryakijyana kuri TikTok ntabwo uzagira agaciro utahagurutse ibikubwira ngo ryama muri ubwo buriri nibishaka ngo uzapfa uhagaze umuntu ukubwira ngo ryama azagukomeza gufasha ndakubwiye kura amaboko bufuko hagurukana na Yesu muri kumwe mbwira umwana w'umwana ntihaguruka wa mwana w'umukobwa we haguruka genda ujye gushaka visa niba nta mafaranga ufite ndashakisha ahantu mvana ni inkwererano mvana ngutwerere ariko genda ujye gushaka visa harateganya Tanzania gushaka visa hagezeyo akoze ikizami hahita atsinda barayimuha harambwa ati barayimpaye mubyeyi hari abantu baduciye intege hari abantu baguciye intege ugiye gucuruza baravuga ngo bene wanyu bose baracuruje barahombye hari abantu baguciye intege abanyefiyanse baravuga ngo fiyanse wo ni igikara ngo uzabyara abana b'ibikara ureka gushingirwa n'usazi iwanyu hari abantu baguciye intege ugiye kubaka barakubwira ngo amafaranga ufite ntiyakubaka inzu ngo urayarya amandazi uyarya ibishyimbo n'inyama uyamara utubatse hari abantu baguciye intege bakubwira yuko nta gaciro uzagira ntaho wagera uhagarara aho ngaho va muri abo bantu sohoka muri abo bantu sohoka ndahanura ubuzima ngo sohoka muri abo bantu baguciye intege reko sohoka sigabo muntu uguca intege mwijyana muri viziyo abantu baguciye intege bakubwira yuko nta bwenge ufite wirigurarira ngo nta bwenge ufite ubwenge se hari umuntu unavukana ubwenge hawe n'Imana nta muntu w'umuntu ubwenge mujya kwiga mu ishuri n'ubwenge bwitwa ubuhahano n'ubumenyi ariko ubwenge buva ku Uwiteka abantu bajya batandukanye ubumenyi n'ubwenge ni kadima niho umuntu ashaka kuba afite ubumenyi bwinshi yarahashe ubumenyi bwinshi ariko Imana nimuha imbaraga z'akanwa ntube wabasha kuvuga icyongereza wize ntube wabasha kuvuga igifaransa wize ukiga amateka ariko Imana ikakwima kuvuga yikwimye kuvuga ibyo ufite urabipfana hari abantu bakubwiye ngo urashoboye mu izina rya Yesu bwira umuntu wicanye ngo urashoboye nje kukubwira ngo igihe cyo kugira ngo abantu bakudindije kirahagije sohoka muri ubwo butayu Uwiteka kuntu myongo va muri abo bantu bakubwira ko nta kintu ushoboye mundabizana abantu baraza kumwe ngo ntango sukaranye na ushizedi akariye hari abantu baguciye intege ubu dufite abantu bayobya abandi meruka gusenga n'umubyeyi yarahuye n'abayobe hari abantu bayobye bayoba gakiza birashoboka ko nta nkuru cyari kumeze umubyeyi yarashatse maze gushaka bya kwa muganga amusangamo ibibyimba baramubesha ngo ibibyimba suko Imana itabikiza yabikiza ariko Imana ikiza hari uburwayi Imana ikiza ikoresheje n'abaganga ni nayo mpamvu ushaka kuryama ukarota umuganga aje akaza akakuvura mu nzozi kandi ukabyuka wakize Imana yemera abaganga bitemewe n'abapfumu umubyeyi ahura n'abayobe bayobye baramubwiye ngo ibyo bibyimba bitatu ngo Imana izabiyengesha siko ibabwiye kwiye kubaza umuntu ngo ibyo bivuze bivanye he
baramubwiye ngo icara utuze ko Imana izabiyengeje. Umwaka umwe urashira, umugabo arashaka umwana, nawe urashaka umwana, imyaka 2 irashira, 3 irashira. Urabizi ko ufite icyo cy'ibibyimba, Imana yazanye iterambere, abaganga bahari bo kubiyengesha bakabivura. Imana ikoresha abaganga ngo urinde ngo Imana izamanuka mu ijuru ngo yinjire mu nda gize kuyengesha ibibyimba. Izabiyengesha ikoresheje amaganga, shuti yanjye. Umudamu turasengana mwese ko muri bibyimba. Ati ibibyimba nyine birahari ariko Imana yambwiye ko izabiyengesha. Izabiyengesha. Nika dusenge tubaza Imana neza. Ndavuga haguruka ujye kwa muganga. Imana izakoresha abadogiteri, Imana izakoresha abaganga bakubage ibibyimba bivanemo, uzatawusame. Urumva ngo hoya mukozi w'Imana ngo bambwiye ko njya kwa muganga ngo bazambaga ngapfa. Jogunya abo bakubesha. Dufite abantu bakubesha, bafite imitekerereze ipfuye. Ndamubwira ajya kwa muganga. Imana yemera abaganga bitemera n'abapfumu. Bapfumu ntabwo Imana ibemera. Imana yemera abaganga, irabemera. Dufite n'indirimbo mu gitozo ngo muganga wacu ni Yesu. Hari abantu Imana yemera muri Bibiliya barimo. Imana yemera abasirikari, Imana irabemera. Dufite indirimbo ngo turi abasirikari ba Yesu. Nawe bwahaguruka ujye kwa muganga. Mubyeyi arabwa ati uzi ko ngiye kujya, ni genda ujyeyo nyuma y'ibyumweru bizaba wasami. Genda ujyeyo. Hajya yagezeyo ahura n'umudogiteri ngo naraye ndose ndi kuvura umudamu umeze nkawe kandi mbona Imana iramukijije. Haraba ngo ngo disingwa n'umukungu ngo noherejwe n'umukozi w'Imana. Ibintu bakubwiye ni wahuye n'abacantege. Ubu ni wahuye n'abacantege. Ugeragiye ragenda bana ibibyimba bivana mu namaze kuvana mu nyuma y'ibyumweru 3 yahise asama. Habya asama impanga. Buri mama w'abana ubu dufite abantu basaje batabyaye kubera ubuyobe. Dufite abantu banze kwivuza kubera ubuyobe. Umuntu wapfuye yishwe na sida ngo yeze ngo Imana izayimukiza. Ariko cha je abantu murasitse. Banzu umenye ngo Imana ivugaho iki. Suko itabikora ariko banzu umenye ngo irayivugaho iki. No kwitakuma ngo ngishoboye byose ngiza ishoboye byose ariko yakubwiye iki. Yavuganye nawe iki. Yavuganye nawe iki kugira ngo uvuge ngishoboye byose. Irabishobora ariko ntabwo mwabivuganye, ntimwabivuganye. Umubyeyi ni mama w'abana. Ndi kwijambo rivuga ibyaguhagurukiye Imana iraje ibyicaje. Ndahamagara abantu bose baciwe intege, bagacigwa intege n'amagambo ko Imana ihagurutse kugira ngo iturishe imiyaga inatumure ibyo byabaciye intege. Hari abantu baguciye intege bakubwira ko utacyubatse, bakubwira ko ushaje. Ntabwo ushaje, nibo bashaje. Hari abantu baguciye intege bakubwira yuko ibyo ukora bitazagira agaciro. Bizagira agaciro kuko uri kumwe na Yesu. Nta juru ry'abanebwe, nta juru ry'abantu baca abana intege, nta juru ry'abanyamashari. Hari umuntu naguciye intege uzamenye ko yakugiriye ishari y'inzozi zawe. Abantu baguciye intege bakubwira yuko utazigera ubyara, uzabyara mu izina rya Yesu. Hari abantu baguciye intege bakubwira yuko ngo utazabona umuryango wa uzawubona. Hari umuntu uri gusenga nawe, twiye dusenga Imana ngo nkweretse umuryango wawe. Harambwa ati mukozi Imana nawe ni muryango ugira, ubu nariyakiriye ni njyewe gusa ntakunda. Ambwa ni nyamara Imana izabikora. Ejo munagiye kubona mwana wicika intege wirarire uracyafite famille. Ejo namagambwa ati mukozi w'Imana nabonye famille. Haleluya! Imana na yacu ni Imana izi byose. Mu gihe ugihumeka anga amajwi aguca intege mu buzima bwawe. Je kukubwira ngo anga amajwi aguca intege, anga amajwi akubwira ngo ntago bishoboka, anga amajwi akubwira ngo ntacyo ushoboye, anga amajwi akubwira ngo nta bwenge uzi, anga amajwi akubwira ngo ntacyo uzimarira. Yange mu izina rya Yesu. Ayo majwi
aturanye n'umunebwe, ayo majwi aturanye n'amashari, anga amajwi akubwira ngo mu muryango wanyu ntacyo mushoboye, ayo majwi yange, urashoboye. Muntu yaje gusenga aho nyobora amatanda hano haruguru kuri sheri, harazambwa ati umukozi w'Imana mfite amafaranga 500,000 napanze business yo gucuruza amakara, ariko abantu bari kumbwira yuko amakara ahomba. Tebuka abantu bose bacuruza amakara muri gihugu bose barahomba, kuki se bayacuruza? Ngo bari kumbwira ngo ninyacuruza ngo nzahomba. Iyo Mana ikubwira ko nucuruza amakara nzahomba, yakubwiye ko uzajya gucuruza iki? Mu gihe ugihumeka Bibiliya ngo umwuka n'umubiri biraringo bitajyaho iki umugayo. Hari abantu bafasha abantu barabatera bajyana mu ijuru bakiri mu isi. Uri mu isi ufite inda, urasonza, uzakenera kurya, byanga byakunda uzifuza, uratekereza. Umenye kuri mu isi kandi irakubaza ibintu byinshi. Sirakubaza ubuzima burakubaza. Ndamubwira ntihaguruka ugenda ukore, genda ujye gucuruza, genda urarangure, genda ukore depo, shaka ahantu mu isoko ukore depo, Imana izaguha umugisha. Harambwa ngo bambwiye ko n'inyama zahomba, ntabwo bagezeyo. Turasenga mwani abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Bibiliya ngo nzabagira umutwe sinzabagira imirizo. Iyo Mana ikubwira yuko nujye uzahomba, irege ngo ucuruze iki, yakubwira guco ngo yambwiye ngo nake ngo ahoko ngo ngene ngo njye mu nzu y'Imana nanga amashimwe, tavuga no muteka mutwe ushaka gukura amafaranga yawe. Haragenda mu isoko ashaka ikibanza, akora depo, akoze depo, bakimara kumusukira ayo makara, harenzeho nk'amasaha 3 bamusukira amakara. Imana ihurutura hoteli iraza baparikuru uruhande rwa depo, ati turashaka ngo ujye uduha amakara ku munsi, duha imifuka 5 ku munsi, imifuka 5. Arambwira ati Uwiteka ashizemo ikiganza. Ntabwo Imana izaza utahagurutse, haguruka Imana ishiremo ikiganza. Arambwira ati we ari mukazi w'Imana, Imana ishizemo ikiganza, Imana ishizemo nese bigenze bite, ati mbonye isoko ry'imifuka 5 ya buri munsi. Ndambwira yo ujya gushima se ko arangura ajya gushima, wari uye gushima ko Imana yashizemo icyo kiganza. 500 uvanyemo ijana ryo gushima, sigaye 400 urasoka uvane mu munyu n'amavuta agenda ashira, umwana arwara ibicurano byo kuvuza abararangiye, inyatsi n'ukwiza. Ubu tuvugana umubyeyi Imana amuhindura amateka n'umukire, hari kuza mu matano kwa gatatu arakurusenya mu matano afite umunezero, abashize abakoze mu kazi. Bibiliya nibivuga ngo nzabagira imitwe, sinzabagira imirizo. Ntabwo Imana izagusanga aho uryamye mva nko ngaho. Umuntu ukubwira ngo ryama nzakomeza ngufasha, igihe kizagera hananirwe. Amaboko yakuramiye cyagihe kora ubushakashatsi niyakikuramira. Abagufasha mu kwe n'uwakigufasha, abaguhaye inkunga yo kwiga n'uwakiguha. Reka nkubwire, Satani ntabwo aca mu biti, Satani azaca mu banzi bawe, Satani azaca mu banyamashani, Satani azaca mu bayobe, Satani azaca mu banyamatiku, Satani azaca mu bantu. Umva nkubwire, ndamubwira ni ikintu uzirinda. Uzirinde gukopa abo bitango nawo mu nzu y'Imana, abakuzi. Dufite abantu Imana ihereza imishinga, yamakwa imishinga, babarokore babandi bashizwe guhombya abantu, bakabarahagurutse. Ndabifuze rwose nashaka y'umuntu nyanga, ariko kuma kubabwiza guruka menye ukuri kuguja muri y'Imana. Dufite abantu bahengera, wakora business, umuntu akaza kwikopeshaho, bumaya amakara, ejo bumaye iki, ndanishure, ejo bumaye iki, ejo bumaye iki, ugasanga umuntu afite amadene k'ibihumbi 230. Uzasora, uzarihiseta, uzagira, kandi hakaza babandi bitango na munzu y'Imana. Wa wundi utarabona uko umwishyuza, wamubwira ngo mwene data gurabizi ngo nukuruka Imana, ngo namuze ngo nanjyana muri korari, gwihangana turibana muri korari. Ibyo bintu bibiravyo ngo n'uburu bwenye nzakureka. Ndamubwira ni umuntu nakubwira ngo yikopeshe, mubwire ko bidashoboka, nazana amafaranga cyangwa se ni kimwe cya kabiri cy'umufuka.
hari ukuntu umuntu agira inzozi satani akaza gutaba. Ufite umuntu usitanye twatangiye rimwe gushinga studio, ashinga studio hariya ziniya twakoranaga umukozi w'Imana abana shina idashinze. Ndabwa niwe maso satani taguteza inyatsi iciye muri bene so. Oh yangwerase gwaracyariho ibyiringiro. Uwa mbere azamutira kamera afite kamera 3. Barajya ntihagarura. Unatega agera microphone. Barajya ntihagarura. Kandi mwene abo ngabo iyo ubimwimye agenda yakurakariye kandi isaba yaje kuko aje kwigutira abagira ngo agucogoze. Satani umucunge mu nzira zose kuko Imana irashaka gukuraho ibyakwicariye igashyiraho agaciro mu buzima bwawe. Ntabwo Imana yemera abanebwe, ntabwo Imana yemera abanyabitotsi, ntabwo Imana yemera abantu haguruka. Haguruka mu kwizera kwawe, genda uko imbaraga zawe zingana uhaguruke. Imana izabana nawe, Imana izagushyigikira. Dufite abantu ntabwo Imana yagushyigikira utahagurutse mushiki wanjye. Sinema muri kuzana ingero nagiye mbona zageze inzinyigisho. Mu minsi yasene nahuye n'umwana w'umukobwa ari ati dufite amashimwe y'ibintu Imana yakoze bitangaza mu buzima bwanjye. Ati byagenze bite? Umva ubunebwe kunari bubi. Ati mu rugo wacu haje aho kudusura, ndabakira, baje gusura mama, ndabakira, maze kumakira mbonamo fiance. Umwana ni umukobwa wa gatatu, bafite abakobwa batatu, umwana wa gatatu uri muri segonderi, hari abandi barangije. Dufite abantu Imana izagutabarira mu mpano yawe. Abantu bakuzimirije Imana baragira ngo uzasazira, uzadindira aho ngaho. Abahungu bajya gusura umuryango, nta nubwo bafite na gahunda yo kurambiza mu muryango. Akana karahaguruka, baraje bageze nko mu saa 8 bamaze kurya, akana karahaguruka karangiza segonderi, ateka tubacumira ubugari, murya ubugari ati yego, gafata ubwe karacumba, ati dufite ubunyobwa, dufite n'indagara, dufite na karoti, ati wakora gasosi hari ikibazo, ati nta kibazo. Abandi bari muri tache, abandi bakuru baraho ngo baricaye, ntibaje no gusuhuza baraho. Umwana baracapurishije, acapurisha ubugari, acapurisha utuboga, ashize hari abateguriye, ati bon appétit ku meza, barariye, abahungu bari kurya, barangije wenda gusoza abakobwa basirimu bagenda ukuntu n'inzara zisize ukuntu nje bitabamenengeka barasosi muri aho turi mu cyumba urumva kati muri computer abahungu barataha baravuga ati uyu mukobwa tumugabane, uyu mukobwa wibwiriza afite bakuru be, akajya guteka agacumba ubugara agakora ubunyobwa n'indagara na karoti, nashaka aduhaye icyo afite tumugabane bigende bite. Baraburanye bigeraho bagati umwe aravuga ati munyemerere mutware nzabagura, munyemerere basi mutware bakatana ngo twatwara bariya hari abayigwe bose nzaraba basoto tugenda tubona hatanga abanje tutashe te uramujyana heheze. Ntabwo Imana ishobora gutabara ufite ubunebwe. Bibiliya ari nziza buriya baravuze ngo mugire umwete wo kwana abantu bose amahoro. Erega umwana w'umukobwa yakuzuka arangiza segonderi ejo bundi asiga bakuru. No reka mabwiri dufite abantu bafite satani Imana yanjye. Nimba ufite iyo satani ntuyemerere, je kuvuga ngo ntuyemerere, uri kuri TikTok, uri kuri YouTube, umugisha wawe abaru wawe, ntuyemerere. Umuhungu araza parikisi ikimodoka aho ngaho ati nakunze umwana aho ngaho, dufite n'ababyeyi satani tera n'umuryango gahaguruka ati reka ntabwo twabashingira murebe muri bakuru be, uyu mwana nibwo akira ya segonde. Abarababwira ati ngewe nakunze murumuna wabo kandi mfite ibyo namukundiye. Ati reka namabara namahano abana namahano. Umuhungu arabwa ati mama rwose nakunze uyu murumuna wabo. Muryango uraterana ubyiga hati ntago tumumuha, ntabwo turamumuha, nare muri bariya basazi yahanga abashaje se. Si satani bateje ubunebwe no kutita ku bintu. Hari igihe umuntu agwa ku musozi bitewe n'ubunebwe afite. Aro
umuhungu aravuga ati none mbabwize ukuri cyatumye mukunda. Baricara n'umuryango bamutumiye. Tubwire uyu mwana n'icyo mukundiye. Ati twaje ahangaha turi abahungu batatu tuza kubasura. Bahita bwitariki ati twaraje tuza kubasura ahangaha mu rugo. Ati yego. Tuje gusura umubyeyi w'ahangaha. Ati yego. Hanyuma tuje uyu mwana araza atubaza hari saa 8 araza aratubaza batekera ubugari turabyemera. Atatubwira ko hari ubunyobwa, hari indagara, hari na karoti. Ati ariyo sasa arakora. Ati umwana ajya mu gikoni arateka. Iyo byemaze gushya tumaze no kuruya turi kurangiza. Tubone bakuru b'ubukwe baraza twose ni beza pe. Ati ariko tubone baje batubwira ko bari muri mu computer. Ati ntibadushuhuje, ntibatuvugishije. Baraza abo nibo muri kumbwa ngo umitemo. Rwose zabagira inshuti bazajya baza batureba. Uwo ntabwo namuhitamo. Nahisemo umuntu ufite ibitekerezo, ufite amahitamo, ufite ubumuntu, ukunda abashize. Nakigiye ibintu mwabantu uzi ko Imana itagutabara udafite sample. Wa mwana w'umukobwa nta kintu yatekerezaga, nta kintu cyari kirimo. Ni kwa kuntu umuntu yigirira impano, umuntu akagira ishaka ryo kwakira abantu, umuntu akagira umutima mwiza. Ntiyari yabikuri ariko wa mutima mwiza. Ubu dufite abantu bafite ubunebwe. Ntabwo Imana uzayibona mu bunebwe, ntibishoboka. Nushaka unyange ntabwo Imana ushaka ibona mu bunebwe. Imana izagusanga aho wicaye, izagusanga uri kuryamye. Haguruka nuhura n'umuntu ugucine n'umubwira ati ntibivamo. Abashakana Imana umwete barayibona. Imana ugomba kuyishakana umwete ukayibona. Nimba ukeneye kuba uw'agaciro, nimba ukeneye gusubizwa, nimba ukeneye kuzura umwuka wera, nimba ukeneye kugira ijambo mu muryango, nimba ukeneye kugira ahazaza heza, hagurukana na Yesu. Wirukana ubunebwe, wirukana abantu baguca intege. Nimba ukeneye kugira agaciro mu muryango wawe, nimba ukeneye kugira agaciro mu gihugu cyawe, hagurukana na Yesu. Yesu azabana. Uwo mwana yakoze ubukwe ejo bundi. Ababyeyi bari umugabo ati no buriya abapapa rero bagira ukuri. Abapapa bagira ukuri. Papa niwe warakati ntibishoboka ntabwo wavanga abakuru baraba. Ariko yumvishije umukwe byamubwiye. Atuvuga atwa nimba rukomeze, nimba rukomeze mutware. Ndamuguhaye mutware. Mama turamugwa twese. Babuteke kandi ngo bakuru ni wari basheze ati oya ntabwo yagenda ni twese tumureke. Haba harimo n'ishyari ngo tumuhombe, haba harimo n'ishyari tumuhombe. Ni gute yagenda twe turahonga? Nimba hari umuntu umeze gutyo mu bwatigabanya kariro Yesu yamisemo hari, mu bwatigabanya kariro Yesu yamisemo hari. Nawe Yesu azaguhitamo igihe cyawe. Bona abantu baguca intege mu nzozi zawe, baguca intege. Sikuna abantu bakina iki cyo gukora ubukwe baracyari mutoya, kuri umwana. None ndashaje, abana banje bari segonderi, ndashaje. Dio drabaguca intege wawe nuko nta kintu ufite umahituro. Dufite abantu baduca intege we. Umuntu akakubwira ko wiyahuye, umuntu akakubwira ko wipashije muremure, umuntu akakubwira ko uyobye. Ariko ubwo buyobe ufite burimo kugira agaciro, burimo gukora, burimo kubaka, burimo kugira ijambo, burimo kwagura umuryango. Rekosika erefo uwukubwira manzi umene ngo yageze kuki, uri kukubwira ngo wigenda yageze hehe, ari ninde, ageze hehe, afite iki? Umuntu uguca intege banze murembwe ubundi afite iki bundi? Ndagira ngo usengere nkomeze n'aba ku TikTok. Ufite abantu baguciye intege, baguciye intege mu kazi, baguciye intege mu rubyaro, baguciye intege muri business, baguciye intege mu murimo w'Imana. Ufite abantu bakurwanyije, bakubuza gushaka. Ubere ku wa mbere bakubuza gushaka, ubere ku wa kabiri bakubuza gushaka, ubere ku wa gatatu bakubuza gushaka. Niba bazakurongora se? Ufite abantu baguciye intege, bavuga ko kwiga bidashoboka. Ya baba bareke, hagurukana na Yesu wige. Haleluya! Kabwire tuvuga ibintu twabonye, tuvuga ibintu twabonye. Yo tubabwira Imana niyo tuba twarabonye. Fite umuntu abye ngo najya kwiga afite amafaranga 30,000. Ndamugagina wiyandikishe muri kaminuza.
harambwira ati mukozi w'Imana njya kwiga muri kaminuza nzayishobora, amafaranga afite ni 30. ndamubwira ufite kwizera, haramwe nabwira Imana ishyikira umuntu wizeye kandi agashyira mu bikorwa byo wizeye, hagurukana 30 yawe. ndamubwira ni 30 ari mwiki, harambwira ati 30 arimo kwiyandikisha akagwana n'ikarita y'ishuri. ndamubwira wiyandikishe uvane n'ikarita munduze dusenza uzaze ngusenge. haragidari yandikisha, avuyeyo Imana ihagurutse umuntu. Mwamenye ibivariable ubu tuvugana ari gukora igitabo, hari kwandika igitabo, haragize kaminuza. Ntabwo Imana izagutabara utahagurutse. Banyarwanda, banyu ba diaspora, abantu munkurikiye, Imana itabara umuntu wahagurutse. Ntabwo Imana izaguhijura utahagurutse. Ntabwo Imana izaguha umwuka wera utahagurutse. Ntabwo Imana izaguha akazi utahagurutse. Ntabwo Imana izakugira umukozi wawe utahagurutse. Ntabwo Imana izakugira umucuruzi utahagurutse. Ebiraza enemo nukuroga nawe arahaguruka akajya Tanzania kubushaka. Nukuroga yambara imyenda akambara ubusa kararacuragura munzu inyuma y'inzu yawe, ntabwo aroga aryamye. Oya, ntabwo Imana izaguhera umugabo agakiza utahagurutse. Ntabwo Imana yahindura umudamu utahagurutse. Biragushaka guhaguruka ugashaka Imana mu nzozi zawe. Ikintu cyose cyiza ukigeraho wahagurutse. Nta muntu wambwira diplome yasanze muri salo yicaye iwe bakayimuzanira. Nta muntu wabaye generali atabikoreye. Nta muntu wabaye dogiteri atabikoreye. Elena Uwiteka kuntumyeho nkubwire ngo ibiguca intege Uwiteka byambuye intebe. Uwiteka guhaye intebe. Ibyaguciriye mu buzima bwawe bisezerere. Iki ni igihe cyo kugira ngo Uwiteka ahindura amateka yawe. Guca intege, bavuze ko udashoboye, bavuze ko utari mwiza. Ayi wewe akana ko ntabwo narigena nakavuze n'imamo y'Imana. Buriya abakobwa baragowe. Pego usenga n'umwana w'umukobwa ngo ndi mubi, ntabwo uri mubi, ngo ndi mubi ari kure cyane, ngo ndi mubi, ahora yambaye amapantaro, wasanga ari kumeza, ahora yambaye amapantaro, ndetse ko ramba amapantaro, ngo nyine ngo ndi mubi, ngo mfite amaguru mabi. Ufite amaguru usa na Yesu, ngo uri mubi. Ariko cyane ngo mubi, abakubwiye ngo uri mubi nabagufitiye ishari cyo kugira ngo ugende wiheba, ugende ufite amakomplexi, ugende wumva ko nta muntu mubumbaho. Umuntu wese ni ishusho y'Imana, uri ubwiza bw'Imana. Ati ubu ngubu sijya nambara, sinshaka kwambara ikanzu, sinshaka kwambara ijipo, barambaye ipantaro ijya ku birenge, ngashyiramo n'amasogisi, bambwiye ko ngufite ngo utuguru ngo tumeze ukuntu, ngo tunanutse ngo tumeze nk'uduti. Ndavuga ni reka. Ndavuga ni ubwo n'uburozi wariye buri gutuma uzasaza n'agahinda. Ati yo ngiye na fiance kajya umuntu nkunda akaba ngo nambara ijipo ndamwangira umungu akagira. Hari abantu bafite ibikomere batewe n'abandi. Hari abantu bagiye badindizwa umunsi abantu. Hari abantu benshi babaye mu buzima bw'umubabaro bitewe n'abantu. Hari abantu batifuza gutera imbere. N'ubu nica hari abantu batifuza ko ibingibi bivuga. Hari abantu badashaka kwishimira yuko ndi kuvugira ahangaha, ndi kuvugira iwanjye, ndi kuvugira ku byuma byanjye. Hari abantu badashobora kwifuza ko wakora nawe ukagira agaciro ugira. Ariko namubwira ngo Yesu Kristo wizeye aje gushyigikira inzozi zawe. Hari abantu batifuza yuko ugira agaciro mu buzima bwawe. Wibiyegereza kugira umwana w'umuhungu uri mwiza usa na Yesu. Haragenda iwabo, ntabwo ari kwa gatatu amateraniro. Haragenda afata ikanzu ayikubitamo, ashaka udukweto twiza turi tw'amasayi twiza dukubitamo. Haraza mbwa ati urabona ntari mubi, uri mwiza usa na Yesu, uri mwiza. Asohotse mwiteranya kubita n'umuhungu we waramwanze. Ati yo tusheruze kuri umwana mwiza. Ati yo ati we ibyo nambwiye n'ibiki ko nabyo ndi kubona. Umukobwa ati yo ndakunusha ndi mubi. Umukobwa w'umuhungu aramukurikirana. Ubu afite ubukwe. Dufite abantu batudindije. Dufite abantu nubona umuntu akubwira ngo uri mubi, uzambwe ngo ni we mubi. Umuntu amubi gute yaremwe n'Imana. Imana yaricaye mu ijuru irema umuntu mubi. Never. Kindi bibaho. Ubu Imana yakicarika kurema imva ngo uri mubi ntibishoboka. Yemwe ngo tureme umuntu ase natwe ntibishoboka bene data. Yemwe ntibishoboka. Urekiremwa cy'Imana waremwe mu ishusho y'Imana. Ndagira ngo ndari ku muntu wese waciwe intege. Umuntu baciye intege. Umuntu bavuze. Umuntu babujije gukora. Umuntu avuga ngo ntacyo azimarira. Umuntu baciye intege mu muhamagaro.
muntu baca intege mu ivugabutumwa, muntu ukuri kose uri kumwe na Yesu urashoboye, ukuri kose uri kumwe na Yesu uri uw'agaciro. Ndagira ngo Yesu agufiteho umugambi mwiza, kandi umugambi mwiza Yesu azawusohoza ku buzima bwawe. Ndagira ngo usengere inshuti yanjye, Uwiteka ari kumwe nawe ngo akurwanirire, Uwiteka ari kumwe nawe ngo akurengere, Uwiteka ari kumwe nawe ngo agucire inzira, Uwiteka ari kumwe nawe ngo ahindure amateka yawe. Ntiwongere kwiheba, ntiwongere kwigira nabi, ntiwongere gucika intege, ntiwongere kumva yuko ntacyo umaze. Urakimaze mu izina rya Yesu. Urashoboye, imbere yawe ni heza mu izina rya Yesu. Yesu afite ubushobozi bwo guhindura ubuzima, amateka agahinduka. Reka ngusengere. Birashoboka ko wari wacitse intege, birashoboka ko wari wariyanze, birashoboka ko wumvaga ugiye kwiyahura. Umuntu yahura kubera amabwire y'abantu, yumva ko abantu bamwe ngo ni mubi, ntacyo zimarira, nta gaciro ushoboye, umuntu agasanga ariyahuye. Dufite abantu bigunga, dufite abantu baheze mu mazu yabo bigunga, dufite urubyiruko rwigunze rwirwa ruryamye mu byumba ngo banze gusohoka kubera ko baba ngo ni mubi. Ntabwo uri mubi, uri isho y'Imana, uri ikiremwa cy'Imana. Dufite abantu bamaze gukora baba ntacyo wakora, ntiwadepoza n'ibyakunda, nta kazi kariho. Dufite abandi bafite akazi ariko bafite intambara mu kazi zikomeye, abakora nabo ntibabemera, barabarwanya. Aho kugira ngo babone nk'igisubizo babonye nk'ikibazo, Yesu akurwanirire, Yesu aguhe igikundiro. Sengera umuntu mukorana akubera inshuti, akubera umujyanama, ye kukurwanya, garwanya ubwenge bwawe, garwanya ubushake bwawe, garwanya ubushobozi bwawe. Aho ku muntu mukorana musengera ab'inshuti yawe, n'aba inshuti murakora ibintu bikomeye, murakora iby'ubutware. Musengera umuntu mukorana kugira ngo akubere umujyanama, akubere inshuti yawe ya hafi, nibwo muzagera kure. Dufite abantu bakorana mu muri business bagahangana, dufite abantu bakorana mu mabanki bagahangana, dufite abantu bakorana mu mishinga ikomeye abantu bagahangana, dufite abantu bakorana muri za minisiteri abantu bakangana. Ugasanga abantu baranganye aho kugira ngo bungu umwe, aho abantu bakangana. Kandi yewe n'abayobozi basaba gukundana, aho ugasanga abantu baraguhigana, kandi bose babonye akazi, bose bagashakaga. Aho ugasanga umwe ari kwanga undi, umwe mwangiye ko ari igikanda, mwangiye ko aseka neza, mwangiye ko afite ubwenge. Satani wa mudayimoni yitwa ashinzwe kudindiza umuntu mu iterambere, kandi ntabwo adiniza ari ukurwanya. Satani amudiniza ari nawe ukadindira, ndetse n'imitekerereze yawe igapfa, kuko iyo ufite ibindi kurwanya ntubasha gutekereza neza, uhora uhangayitse. Umutima uhangayitse ntabwo ushobora gutekereza neza, ujugunya amaganya. Reka nkubwire, Imana igushoboza, iguhuze n'umuntu muzima, ikurinde ku mutima uhangayitse, kuko umutima uhangayitse ujugunya amaganya. Nta gitekerezo kiba ku mutima uhangayitse. Kugira ngo ubashe gutekereza neza, ni uko ugomba kubaho mu buzima bwo kwishima. Imana ihora ibyishimo mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ubasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Ndasengera abantu bose bafite ibikomere, abantu bagize ibikomere batewe na bagenzi babo, abantu bagize ibikomere byavuye ku babarwanyije, byavuye ku babanze, byavuye ku baciye intege, byavuye ku babateza imitego. Turabasengera abantu bose ubavura ibikomere, kandi Mwami ubaha imbaraga zo gukora cyane, kuko umuntu wese y'umushyigikiye agera kure. Twirukanye imbaraga z'urucantege, twirukanye imbaraga z'abakonikoni, twirukanye imbaraga z'amashari, twirukanye imbaraga z'akagambane. Shyigikira ababyeyi, shyigikira abagabo, shyigikira abasore, shyigikira abakobwa, shyigikira buri muntu wese. Imbaraga z'Imana zimubeho mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka, ndasengera umuntu wese arunkurikiye ngo umuhe kwizera kudasanzwe, ye guha agaciro ibiri kumurwanya. Uwiteka, utumure imigambi yose ya Satani, utumure inama zo zikuzimu, utumure imikorere y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amateka ahinduke. Urakoze ngambe kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana igushoboze, inzozi zawe ntihagire umuntu uzipfubya, amahitamo yawe meza ntihagire umuntu yapfubya. Uwiteka guhuze n'abanyamumaro, kuko barahari. Hari abanyamumaro mugomba kugendana ukagera ku nzozi zawe. Abo no ngusabye mu izina rya Yesu. Amen. Bye bye.